nawe iminsi ibaye myinshi ico yavuze ntabwo gihera nawe iminsi ibaye myinshi ico yavuze ntabwo gihera. Babyeyi beza dukunda, babyeyi batuzaye, babyeyi batureze mukatureresha ineza n'urukundo rwa kivyeyi, iri nishirahamwe rya Batura Gasanga ririmwo abasore, ririmwo inkumi, ririmwo abamama, rikabamwo n'abapapa, ririmwo abana banyu, ririmwo bakuru banyu, ririmwo n'abarumuna banyu barokotse ririya cumu ryo muri Zura. Mu yandi magambo abacika cumu bigasanga, rikaba rigwijijemwo abana banyu vyenda n'abuzukuru. Intambara imaze kuba mu 1998 twese twarahunze ari ntawuraganye n'undi. Ndibuka igihe kimwe turiko dusenga Imana yaravuze ngo tuzohava inzira bwije, kandi by'ukuri ngo bije kuba nyine niko byagenze. Muribuka twariko tuhahaguruka mu mugoroba, bamwe abantu batazi yuko abatabaye bakiriho, twasanze bamwe amakuru bacitse imigongo ngo twapfuye twashize. Benshi ntitwasubiye kubonana, twaherukanye amaso aho muri Zura no kugeza ndetse kuri uyu munsi. Turaza tugeze Kalemi, nanone bamwe barahasigara abandi bambuka mbere. Nanone tugeze muri site ya transit Buvira, nanone bamwe bazamuka imisozi, abandi bamwe bambuka Bujumbura, abandi baje muri Plaine, abandi baje mu Rwanda, ndetse abandi bakomereza aho bafata iya mbere baja muri Kenya, abandi baja Tanzania, abandi nyuma baje kuja mu Bugande. Turatatana by'ukuri, babiri batatu nibo bageze bamenyana yuko vyenda baturanye. Tivyoroshe kugira ngo tubashe kumenya abantu bose iyo baruye. Ikindi ntibagiwe abenshi abasaza bacu barangiriza hariya Uvira duhurutse mu buryo bubabaje, abantu babusubiyemo. Hari abatewe amazi, hari abishwe n'akarengane, ariko by'ukuri hamwe n'ivyo biduteye umutima wo kubihanganisha abakiriho, abagihumeka, bakiriko bagenda. Mukomere, mwihangane, nubwo twabuze abacu tuzobabona mu ijuru. Ikiduteye gutanga iyi audio, tumaze guhunga, tumaze kugera hanze y'igihugu cacu. Hanze y'igihugu cacu hahera he? Hahera mu Burundi, muri Tanzania, mu Rwanda, mu Bugande no muri Kenya. Ndetse ndore ko tugeze no mu bihugu bitakibarwa. Kugira ngo umuntu amenye umubare wabyo no kwicara hasi ugatekereza, ndetse ugakoresha n'abize matematike, nibo babidufasha mu kubitora vuba vuba.
ariko rero tumaze kugera muri ibi bihugu byo hanze, haje igitekerezo cyo kugira ngo abantu bongere bihurize ku byuma nkoranyambaga. Abantu turongera turavugana, duhuza umurongo w'abanyagasanga, tubazanya aho abantu bose bo bari. Nuko turavuga ati abantu benshi baratambutse ariko hari abagihari. Dushakishije mu bitekerezo tuza gusanga yuko hari ababyeyi bacu tutamenye iyo bari, ababyeyi baba mama, ababyeyi baba papa. Nuko abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu Buraya, abari Australia, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari Uganda, n'abari Kenya, tubajanyije twese dutangira kumva yuko hari abasaza bakiriho bagiye bahumeka, turabakumbura. Turavuga ngo dukwiye gusura ababyeyi bacu, tubabwire ko mu bacikacumu hari abagiye bahumeka. Mu gihe bumva iyi audio bakabona ubutumwa bwacu, bamenye kuko natwe tukiriho. Rero iyi ntumwa ibagezeho yatumwe no kwishira hamwe kw'abana banyu bigasanga, kwa barumuna banyu bigasanga, cyangwa se kwa bakuru banyu bigasanga, kuko hari abahurutse twahurukanye nabo hanze iyo turi. Ubwo rero tukaba tubasuye, tubaramutsa, tureba uko mumeze, nubwo bamwe muri mwe bahuye n'ibibazo bikomeye, babuze ababyeyi bakundaga ba mama, abandi babuze ba papa bakundaga, ni ukuvuga ngo abagore babo cyangwa abagabo babo. Ibyo mwahuye nabyo ntibyadushimishije, byaratubabaje cyane, ni igikomere ku mitima. Abandi babuze habe n'ingingo zabo. Ubwo rero tukaba tubasuye, tubabwira ko turiho, ko tubibuka, ko tubakunda, ko tubasengera, ko tubazirikana, nubwo mu gihe cyose tutobasha kubageraho, ariko turabibuka. Nta gishobora kwimira kwibuka, turashobora kwimirwa kubageraho, ariko kwibuka ntibishobora kwimirwa. Tukaba tubatahije, tukaba tubahaye pole, mwihangane, mukomere. Abana banyu turacabakunda kandi turacabazirikana. Tuzahora tubibuka, tuzahora tubazirikana mu gihe cyacu cyose tugishobojwe. Rero icyo tubasaba, twabuze kuba mbere batubanjirije, tutasezeranye nabo, ni rya fuhe ryiza rituruka ku babyeyi bacu dukeneye, kuko mu minsi mugezemwo turaryifuza ko muri dusigira. Akaba ari ryo tubashakaho gusa, ifuhe rya kibyeyi, kugira ngo rizabashe natwe kuba tubaho nk'umurage mwiza. Murakoze, murakaramba. Aba ni abana banyu. Uyu uvuze utanze iri jwi ni Joseph Kandinda wa Nasina y'igihugu,
wari utuye Gasanga hariya mu itorero rya Minivamu, nkaba mvuze mu ijwi ry'abana banyu bigasanga, nizere ko mwadukundaga, nizere ko mwaduhaye n'inama nziza, nizere ko mwaduhaye n'uburere bwiza, nibwo butumye n'uyu munsi turiho. Kaba ndivuze nserukira abavandimwe twagendanye inama, bari muri Canada, bari Amerika, bari mu Buraya, bari Australia, bari mu Burundi, bari mu Rwanda, bari mu Bugande, bari no muri Kenya. Mu buryo twese tutabashije kwivuga amazina yacu hano, ayo mazina mbashije kuvuga ibihugu niko twashoboye kuja inama n'abari muri ibyo bihugu bose, twibukanya tunabazanya ahantu mwoba mutuye, kugira ngo mubashe tubashe kubatuma iyo ntumwa yacu ibagezeho uyu munsi, adushikirize iyi ndoro yacu n'iyi ndamukanyo yacu. Murakarama, murakaramba, tuzahora tubasengera, tuzabazirikana iteka. Ubuntu bw'Imana buhorane namwe. Ngiyi inkunga y'Abanyagasanga bagushikirije, unywa amata y'iminsi ngahe, ubibuke, ubashimire. Ni benshi mu bashaka basura abantu. Ejo niho nahoze Imana yambaye ifoto ya Gasanga. Marisani. Mbona n'abana amaze arambwira ati reka mvugishe. Ndamushimira cyane, ndaguma ndamushimira kuri bya bintu mwakoze. Ejo dore ngaho ngo kumwakiriye indi salamu. Ndabashimira. Nanje ndabashimiye cyane kandi ndabaramukije. Abanyagasanga ndabaramukije, abana b'iwacu ndabaramukije, n'ababyeyi bariyo mwese. Imana ishimwe cyane kuko mukiriho. Ndabashimiye. Ndashimye n'ibyo muri mukunkurira. Weyangane kuvuga nuko muri gukora imirimo itangaje, ibyo njyewe ndokwibwira kandi ibyo tukwibuka ngo mwokora ibintu bimeze. Ndabashimiye abana bacu, ndabashimiye abarimo n'ababyeyi babo, ndabashimiye ibyo mwakoze ni byiza. Ndashimiye ndimo kugira ngo mvugishe abanshize ku rutonde, nkaba numva narize kumva ikiniga kiraje kabura uko mvuga. Oya nuko yangana uzoza ubona uko nuko babyumvishije ku butumwa bwabagezeho muri karangiza. Ahasigaye nuko bakomeza barakuzirikana, barakwibuka. Wowe nta kintu tugukeneye, uzoza udusengera. Wowe nicyo gusa tugusabye. Ngasoza aje kumara Petero nareke. Ndabashimiye bana bacu, ijambo rya mbere ndabaramukije mwese abana b'igasanga, ku mudinzi k'ubwoko bwose bw'abaga Gasanga ndabaramukije cyane, n'abana n'abagabo mwese ndabaramukije. Imana ibahe umugisha mwese. Turabashimiye kuba mwatwibutse, imyaka yari myinshi ariko kuri uyu munsi mukaba mwatwibutse ababyeyi banyu, mukaba mwatwibutse mukaduhereza amata kuri uyu munsi. Tumaze gusaza cyane ariko Imana ibaha umugisha cyane. Imana ibaha umugisha kuba mwatwibutse ahangaha mukaduha amata tukanywa tugahaga. Ni ukuri turabashimiye kandi tubasabiye umugisha mwinshi ku Mana, tubasabiye umugisha mwinshi ku Mana. Aho mukorera hose Imana izabaho umugisha, aho mukorera hose ku rubyaro rwanyu rwose turusabiye umugisha, ku babyeyi banyu bababyaye tubasabiye umugisha. Natwe ya minsi twari duturanye twari ababyeyi banyu kugeza na munsi uyu
kugira ngo mutwibuke ni neza twabanye tumwogirira umuntu utabanye neza ni ya neza yacu igasanga ni ukuri turabashimiye cyane Imana ibaha umugisha cyane amen ndabashimiye ku mbana yanyu mwatwoherereje mwadutekereje muratuzirikana ubu nyine muri iki gitondo tubonye ni ukuri amaboko yanyu Imana y'agasani Imana ibaheze umugisha Imana ibaheze umugisha kugeza kuri ba Kavivi wanyu n'abari imbere ya Kavivi murakoze yemwe kanwa kanje kakaranga ntikazi kuvuga ariko bintu ndabibonye ndabifite mu kuboko ariko naniwe kuvuga hamwe ngize nk'ishavu ryanyu ni ukuri ndashimye kugeza ku rubyaro rwose mwirirwe ko bene data Ngasenga. Agosema Imana Mana data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye Mana yuko utuzukije twese muri ino nzu n'abandi baturutse ahatari hano ducanye ibyanzu ndagushimiye rwose Mana ku by'abantu batuhereye mu bihugu byo hanze by'abakozi Mana ubaheze imigisha Mana ubaheze imigisha turagusabye twizeye kuko uri Imana igira neza uri Imana izica mu bantu bagafasha abantu bagowe bagafasha abantu babuze amahoro Mana mu bihugu bigoye mu bihugu bigoranye ibihugu tubuzemo amahoro Mana ariko amahoro yose Mana nimwe tuyatezeho ndagushimira Mana yuko abana bacu abo tuvukana abakwe bacu ibyo bakoze Mana data ubaheze imigisha ndagusaba nizeye kuko wabyumvise nanjye ko wayivuze ku bw'izina ryawe Yesu Amen. dushime mbere turabanza dushime Imana igihe umupango w'umwana w'umuntu Imana ishimwe kandi Imana yagiye irema umuntu kongera umugambi shima Imana kuko Imana itugiraho umugambi munini kandi ikindi gikurikiraho ikatugiraho umugambi yemera kuwucuruza igasanga bivuza namwe umukorere n'umurimo ni ukuri reka mbabwire kuko kuva nshyize muri iki gihugu ndasa n'uwagize nk'ubwoba ariko ibintu mukoreye ntako nabona nushima kuko jewe nuvuga nk'umwana w'umuntu mutamubona mu mutima nanezerewe Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha kubyo mukora no kubyo aho muzamukora hose aho muronkera Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi ntako nabona nuvuga ariko kwinda gusa nuvuga Imana yo mu ijuru basanire kandi bahe umugisha murakoze Yego nuko nshimiye abanyagasanga bose Imana izabaheze umugisha abatwiguse bose abashyize muri iki gikorwa Imana izabaheze umugisha Yego ndabashimiye bose n'ukuri sinobona ingene novuga ibyishimo ni byinshi kandi akanwa kanje karaze sinobona ingene novuga ariko ndabashimiye Imana izabaheze umugisha wakize wese umunyagasanga wese wakoze kuri iki gikorwa Imana izamuheze umugisha sinobona ingene novuga Imana yonyine izabahemba amen. Yego murakoze cyane ngasenga Imana data ubyagiye mu ijuru umukozi wacu urakoze data wagize neza Mana wagize neza warongoye aba bana bakaba bashyize muri iyi nzu Imana data we ubyagiye mu ijuru umukozi wacu ishimwe ni iryawe icyubahiro ni icyawe ubwiza ni ubwawe njyewe sinobona ingene novuga kandi sinobona ishimwe noshima keretse kuko ari wowe wenyine Mana ishimwe ni iryawe ishimwe ni iryawe rwose Mana abaduhagurukiye bakaba baradufitiye hano mu bana turabashimiye rwose ishimwe ni iryawe data urakoze ko kuri Imana y'imbabazi urakoze ko kuri Imana y'icyubahiro urakoze ko uzawicyabwira neza iteka ryose kandi uzawicyabwira neza ibihe byose uzawicyabwira neza Mana ntabwo tuzobibagirwa kandi ntabwo tuzahwema Mana urakoze wagize neza Mana urakoze ubaheze umugisha bagiye gutora umugenzi ubagendeshe neza bafite mu tuzaba amahoro urakoze Mana Amen. Yesu tumukunde cyane
Haleluya. Yesu tumukunde cyane, Tumukunde Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. None baba badutafunira itabi, Haleluya. amajosi n'amaboko yuzuye impigi, Byose byose umwami Yesu yabidukuyeho, nuko aduha amahoro. Haleluya. Yesu tumukunde cyane, Tumukunde Yesu tumukunde cyane, Tumukunde Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Dukunde Yesu, dukunda turi batoya, yaturemesheje ijambo ryayo ryonyine, yaduhaye n'ababyeyi badukunda, baturera n'ineza. Haleluya. Yesu tumukunde cyane, Tumukunde Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Haleluya. Haleluya. Mana ndagushimiye, Mana ndakunezerewe, Mana y'uyu munsi waba icyubahiro ku Imana ishobora byose. Uyu ni umunsi udasanzwe, uyu ni umunsi w'umunezero, uyu ni umunsi w'ibyishimo, umunsi twasuwe n'abana bacu. Mwami Yesu, uru ni urwibutso runini cyane ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Ndagushimiye kuko wabikunze, ndagushimiye ko wabikoze, wabarinze mu nzira, baje mu muhanda, baje mu byuma, ariko kubw'imbaraga zawe wabarinze. Ubagasanire, ubahe umugisha, ubagirire neza ku manywa na nijoro. Yesu, icyo nifuza ni uko wazaduhereza ryiza tukazabana muri mucyo mu ijoro. Aho niho tutazapfa, aho niho tutazatatana, aho niho tutazakumburana, aho niho tutazakena, aho niho tutazaburana ngo dutekerezanye, tuvugane bari kure natwe turi kure. Mana ndagushimiye, icyo gihugu muri inzira yazo ngo icyo gihugu ni cyiza cyane, nta magambo ngo ateye isoni azabayo, nta n'imfubyi zizakubitirwa, nta bukene buzabayo, nta bukeho buzabayo. Mana ndagushimiye kuko turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe, twabanye bakiri bato, twabanye bari abana bacu, none tubonanye ari abagabo, tubonanye ari abakozi bawe, abagukorera ku manywa na nijoro. Yesu, Mana ndagushimiye cyane, kubuze kubafasha, ubafashirize muri iki gihugu dutuyemo, ubafashe, ubarindira abana, ubarindira imiryango, ubarindira mu kuboko kwawe, uzubaha akazi keza, uzubagaburira imbago ku manywa na nijoro, uzubagaburira buri munsi na buri mwanya, bakaburare kandi ntibagakene, ntibakambara ubusa, ubyaro rwabo ruzaguke rube runini cyane. Mana ndagushimiye kuri Imana ihoraho, uri Imana itabasha kubesha, uri Imana isohoza amasezerano. Waravuze ngo Uwiteka ari we mwungeri waje sinzakena, andyamisha mu mucanga cy'ubwatsi bubisi, ajana iruhande rw'amazi adasuma, wasubiza intege mu bugingo bwanjye. Mana turagushimiye, ushubije intege mu bugingo bwacu muri uyu munsi w'aya manywa. Komeze kubana nabo, komeze kubarindira muri iri cumbi ryacu, umwanya bakihicaye, igihe bahaguruka ubagenderere, ubaje imbere, ubaje inyuma, ubakingiriza igicuco amahoro, ubagotesha umucyo wawe, inkingi y'umuriro ubaje imbere. Mana ndagushimiye, komeze kubana nabo, komeze kugenderera ubwoko bwacu, komeze kugenderera igihugu cyacu, komeze kubana n'inshuti n'abavandimwe, komeze kubana n'abari hanze, umvisha abaye bavugira kuri ibi byuma. Mana ubagirire neza, ubahe umugisha utagabanyije, abari kure n'abari hafi bose bari hafi. Nuko ndagushimiye ku byo wadukoreye, sinabona uko nabivuga, wowe urabizi kuruta uko tubizi mu izina rya Yesu. Mzee agara kubona niyo abanyasanga abo mu mahanga yose, mu mihingo yose, Amerika, Europe, Canada, Amerika, Burundi, muri Kenya, bagize ibitekerezo byo kutwerera amasaha nk'uko twabivuze.
none iyi amverope ni iyawe n'iy'abakwibutse b'abanyagasanga natwe tubaserukiye nk'aha nyine mu nkambi ya Kiziba. Iyi amverope ni iyawe, uzabashimire ubashimiye umenye ko bazagutekereza, ntabwo bakwibagiwe, nta nubwo bazakwibagirwa, niko badutumye. Urakarama. abantu batuye mu mahanga za Amerika za hehe murakoze, baza kubashimira cyane kuko banzirikanye n'umunsi wa none. N'umunsi wa none nagize ikibazo cyane gikomeye, nafushije umubyeyi mudamu aho irwongeyeho ndasura kandi ndamugara, nikubita hasi ndamugara. Icya kabiri kandi injira mu bitaro nuko barambaga bagira gute, ariko uno munsi wa none simvuga menshi, mukirima nzirikanye mukaba muteka tugende tuze gusura muzehe twaturanye Gasanga. Murakoze cyane, iryo jambo ryonyine rirarangiye, uvuga ngo muranzirikanye, kuvuga ngo tuze gusura muzehe twaturanye Gasanga. Ndabashimiye kuri iryo jambo. Ijambo rya kabiri, aba bashinga ntahe mwohereje bakaza kongeraho baje, nabo ndabashimiye. Aha hantu mwakuye ibi bintu ndabashimiye, kuko ndatangiye mvuga ngo muze muhoramo muzirikana abasaza n'abakecuru Gasanga batatanye, bamwe bagiye abandi bagiye, muzahoramo bazirikana mubibuka, timukinuba oya, timukinuba ngo twagize uku n'uku. Nabyo ndabashimiye, Imana ibafashe kandi banabasaje. ubu ni ubutumwa n'isaramu barakurukije bose abatuye muri ibyo bihugu tuvuze. Nubona iyi amverope ufite umenye ngo barakuramukije bose, baragukunda, bari bagukumbuye, none ko bakugezeho. Imana ibamugishe. Amen. Sini Abanyagasanga uko akora wewe vuga gutaho Sini Abanyagasanga sana imbere yanjye. Imana ishimwe ko mwaduhubutse mukaza kuraba kwishura. Nabonye isaramu yanyu, nashimye cyane kandi nabishimiye n'izi cyane ko nabonye ibyo mwanyohereje. Mujye muhagukya, mujye murarogobo cyane. Nabonye ibihumbi 8 mirongo inani na bitatu na magana atanu. Ndabashimiye cyane ko mwakoze umurimo asana imbere yanyu. nanjye sinareka kubashimira rwose, inkunga y'umukecuru twayibonye ngiyi rwose yatugezeho, twayimushikirije nyirayo ngaya amafaranga yiwe. Ayo twabonye ni 85,000, ariko kubera yuko hariho ayo kubikuza amafaranga 2,000 niyo bakase, abona 83,500. Ayo mafaranga twayabonye kandi tuyashikirije nyirayo, ubuyu amafaranga yiwe turayamuhaye. Kandi murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha kubyo mwadukoreye, kubyo mwakoreye Abanyagasanga. Ni ukuri ibi bintu uzaba umuco mwiza udacika, uzabe n'umurage ku bana bacu n'abuzukuruza bacu iteka n'iteka, tuzahore ari ukunguka. Ni ukuri ibintu twabishimye cyane kubyo mwadukoreye. Kandi uwatwohereje uwazaniye inkunga ni Comaroho Ruhanama, niwe watugejeje iyi nkunga nk'uko mwayimuhaye, yose twayibonye.
rwose nta gushidikanya murakoze cyane imana ibareze umugisha hamwe n'ibyo twongeye kubasuhuza imana izakomeza ibafashe natwe dufashe no mu bindi bikorwa biri imbere twese tuzakomeza gufatikanya murakoze cyane ninjye mudaherwa kubasuhuza wabonye inkunga hamwe n'umukecuru twayimushikirije umukecuru wanjye ni na Dirimasi umugore wa Rugatira kubatamuzi murakoze cyane ntabwo nawe yamenye ko byabaye ko yabaye ko yegera cyane ngaho yegera Mutesi kumwe yankuye sana yankuye da sana yankuye karona kayo gasubira yabonye abantu byayiburiye uburyo rero inje ndi intumwa y'abantu babaye igasanga bamaze kugera hirya no hino mu bihugu batekereje ko ari ngombwa ko abantu bose babaye igasanga bakuru bagomba kubaha inkunga rero nkabanje ndi intumwa yabo bantumye ngo ngushikirize iyi nkunga batanze bohereje ari amadolari 100 ariko kubera kugenda bakata mu mabanke hadushitseho imitwaro 31 n'ibihumbi 3 rero iyo niyo nkunga bampaye ngo ngushikirize kandi uyakire uyishime ngiyi rero inkunga bampaye nuko ndashimye mvuge nuko namwe ndabashimiye ku byo mwakoze imana ibahereza umugisha mwebwe mwese abarambuye umuntu wese warambuye ukuboko kuvuga ngo atange yibuke gufasha nyine ingorwa zigowe imana ibahereza umugisha kandi imana izoguma ibongerere byinshi birenze ibyo mufite nkaba mbashimiye nanjye ku bwanjye none ndabasuhuje mwebwe mwese muzonshyikire ku muntu wese umumpere pole kuko ibyo mwakoze biratangaje kandi imana ibahereza umugisha cyane inshuti z'iwacu imfura z'iwacu bene data twese twabaye igasanga turabasuhuje tubaramutsa mu izina rya Yesu muri uno mwanya ubutumwa bwanyu cyangwa se imfashanyo mwageneye aba bantu bose batishoboye yamuzehe papa arabana indatinya yamugezeho abasha kwishikirizwa na Shoshi Sebagabo niwe duturanye hano na Kivale mu izina ryanje bwite ndabashimiye cyane iki ni igikorwa c'indashikirwa cyane kuba mugitekereza ababyeyi banyu mwese tutarobanuye ni igikorwa cyadukoze ku mutima cyane rwose imana ibaha umugisha mwese
kandi Imana ibongerere mu bigega byanyu n'ububiko bwanyu ndetse n'imigambi yanyu Imana ibashe kuyifinansa. Ikindi tukaba tubashimiye cyane ku gitekerezo cyiza nk'iki cyo guhuriza abantu hamwe mwubaka ubumwe. Turabashimiye cyane, turakomeye. Usibye gusa ibibazo biri ku isi nyine bya corona, ariko mu busanzwe twari turi bazima. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Shoshi niwe wabashe gushikiriza muzehe inkunga yiwe mwamugeneye. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Naho iminsi ibaye myinshi, icyo yavuze ntabwo gihera. Imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihere. Imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo, ibyo yavuze izabisohoza. Yambwiye ko ntacyo zaba turi kumwe nayo. muraho abanyagasanga mwese aho muherereye ku isi. Ndashaka kugira ngo tuganire mu mwanya muto. Ndabashimira cyane ku gikorwa mwakoze igikorwa c'indashikirwa, kandi mugomba gushimirwa. Isi yose aho muherereye, isi y'ubu nyine yose ikeneye ibintu bitatu. Ikeneye urukundo, ikeneye ubumwe, ikeneye gukora, kwitanga, gufasha. Ibyo bintu byabuze ku isi, ariko mwebwe mukaba murabifite. Ndabashimiye cyane. Abanyagasanga mwabaye indangarugero idasanzwe. Mu gikorwa twakoze cyo gufasha abakecuru n'abasaza bigasanga, mwiyerekanye abo muri bo, mwiyerekana ko muri abantu b'abagabo bazima kandi b'abakristo. Icyo ndakibashimiye mwese. Ndagira ngo nshimire abantu bose aho batuye ku isi. Ndashimira abantu batuye muri Kongo, ndashimira abantu batuye mu Burundi, ndashimira abantu batuye mu Rwanda, ndashimira abantu batuye Uganda, ndashimira abantu batuye Kenya, ndashimira abantu batuye mu bihugu byo hanze, ndashimira abatuye Australia, ndashimira abatuye Canada, abatuye Amerika, abatuye Europe. Mwese abanyagasanga ndabashimira cyane, ntabona uko novuga. Ibikorwa mwakoze ni indashikirwa kandi muzabikomeze. Ndashimira kandi komisiyo twakoranye itegura ibi bintu, irabigabura, ibyoherereza abanyagasanga b'abakecuru n'abasaza. Baritanga, abantu bari batuye mu Rwanda, abantu bari batuye Kenya, mwarababonye ko murababona, abantu bari batuye Burundi, abantu batuye muri Kongo, baritanga bageza ibikorwa byanyu byose mwakoze, babigeza kuri buri muntu, umukecuru n'umusaza uri igasanga. Twafashije abantu bagera kuri 20, abakecuru n'abasaza, abantu 20, kandi ibintu bibageraho, barishima, habaye za emotion zidasanzwe. Rero nshuti bavandimwe, ibikorwa mwakoze n'iby'indashikirwa. Komisiyo murayibona yaritanze, itanga umwanya wayo, itanga ibyayo, itanga abari bafite amamodoka barayatanga, bagenda amanywa, bagenda ijoro, badukorera ibyo twifuza byose kandi bigenda neza. Komisiyo murayibona, ngaya amafoto yabo bose mubarebe, twashizeho amafoto yabo ngabo. Rero ndabashimiye mwese. Icyo mbifuriza ni uguhorana uwo mutima, kandi uwo mutima ni muhorana. Imana irawushaka, isi irawushaka,
abasaza n'abakecuru barawushaka, abasore barawushaka. Gasanga kuva i Huye yakoze ibikorwa byinshi, yasuye abapfushije, yarebye abantu bagowe, twavujije abarwayi, byose twarabikoze kandi ni ibikorwa by'indashikirwa. Icyo mbifuriza ni buri muntu wese kuzoza yitanga no kugira umwete wo kubana natwe twese. Murakoze, murakarama, Imana ibarinde.